kuri uyu munsi wo ku itariki ya 10 ukwezi kwa 4 2025 mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru niho hari kubera umuhango wo gusezera bwa nyuma kuri Ale Mukurarinda wari umuvugizi wa guverinoma wungirije w'igihugu cy'u Rwanda witabye Imana azize guhagarara ku mutima nk'uko tujye kubirebera hamwe muri amakuru ku buryo ubu urambuye n'umuhango witabiriwe n'abatari bake. Umuhango witabiriwe kandi n'inshuti, abavandimwe, abayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu, abakoranye nawe, ababanye nawe mu bihe bitandukanye, akaba ari bamwe mu bamuherekeje muri uyu muhango rero urimo urabera mu karere ka Rulindo, ndetse kugeza kuri ubu ngubu uyu mugabo wamaze gushyingurwa nk'uko aya makuru tujye kukugezaho akomeza kugenda igarukaho. N'umuhango wabereye muri Paruwase Gatolika ya Rulindo mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Hari kubera rero mu kanya gashize misa yo gusabira no gusezera bwa nyuma Ale Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yeretse kwitaba Imana. Ni misa kandi yitabiriwemo nabo mu muryango we, inshuti, abo bakoranye ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye. Mu buhamya rero ugaruka ku byaranze ubuzima bwa Mukurarinda hagaragajwe kandi uko yakundaga abantu ndetse n'igihugu muri rusange. Sina Gerard, umwe rero mu bagize umuryango wa Mukurarinda, yavuze ko rero agiye umuryango ukimukeneye, igihugu kikimukeneye, n'isi yose ikimukeneye. Yavuze ko kandi mu mirimo yakoze yaranzwe n'ubutwari ndetse no gukunda igihugu nk'uko uyu mugabo yabigarutseho. Mukurarinda akaba akomoka mu karere ka Rulindo, ariko rero yavukiye i Butare ku itariki 12 Gicurasi 1970, kubera ko rero ababyeyi be bakoraga mu kigo cyita ku bafite ubumuga cya HVP Gatagara. Yize amashuri abanza muri AP Rugunga, ayisumbuye ayiga muri Saint Aloys Rwamagana, mu gihe kaminuza kandi yayize mu Bubiligi mu bijyanye n'amategeko. Ku itariki ya 6 Nzeri 2006 nibwo Mukurarinda asezeranye n'umugore we, babyaranye abana babiri, ngira ngo wamaze kubabona. Misa rero yo gusabira umugisha Mukurarinda yayobowe na Arkiyepiskopi rero wa Kigali, akaba na perezida w'inama y'abepiskopi mu Rwanda Antoine Karidinali Kambanda. N'imisa kandi yitabiriwe n'ab'ingeri zose baje guherekeza nyakwigendera. Ikindi kandi Karidinali Kambanda yavuze ko Mukurarinda yaranzwe no kwizera, ikindi kandi no kwemera, kandi ibyamufashije mu kuzuza inshingano yagiye akora mu bihe bitandukanye. Agira ati nyakwigendera Ale Mukurarinda yari umuntu ufite ukwemera no kwizera, nibyo byamuhaye imbaraga zo gukora inshingano yakoze. Yari umuntu ukunda abantu kubera urukundo akunda Imana. Mukurarinda by'umwihariko mu ndirimbo yakoze harimo n'iyitwa Gloria ikunda gufasha cyane abakristo mu bihe byo kwizihiza Noheli. Ikindi kandi Karidinali Kambanda yavuze ko abana baba bafite impano zinyuranye, ariko hakaba abatagira amahirwe yuko zizamurwa, ariko umurage ukomeye Mukurarinda asize ari uko yazamuye impano z'abato kandi zikagira akamaro igihugu. Yagize ati rero yitangiraga abato n'abanyantege nke, ikindi kandi kugira ngo abazamure adusigiye umurage ukomeye w'uburezi. Yagize uruhare mu kuzamura impano z'abana bakiri bato. Ikindi kandi abayobozi mu nzego zitandukanye bifatanyije n'umuryango wa nyakwigendera Ale Mukurarinda mu misa yo kumusabira umugisha ndetse no kumuherekeza bwa nyuma. Ikindi kandi muri abo bayobozi barimo umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi yarahari, Gasamagera Werarisi, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron nawe numwe mu bari muri uyu muhango, ndetse hakaza umuvugizi wa polisi SP Boniface Rutikanga, nawe akaba ari umwe mu bifatanyije n'umuryango wa nyakwigendera mu kumusezeraho bwa nyuma ndetse no kumuherekeza mu cyubahiro kubirebana n'umugabo wakoreye igihugu. Rero yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Ale Mukurarinda kandi yitabye Imana azize guhagarara ku mutima. Inkuru yo gutabaruka kwa Mukurarinda imyaka 55 yamenyekanye mu gitondo cyo kuwa gatanu ushize ku itariki ya 4 Mata 2025. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byatangaje ko yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal aho yari arwariye. Mu itangazo kandi iryabo bakomeje batangaza ko guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Mu buhamya bwatanzwe n'umudamu we by'umwihariko mu kababaro kenshi, yavuze ko rero asezera ku mugabo we, ariko by'umwihariko akaba yamusezeye mu rurimi rw'igifaransa. Avuga ko rero inshuro nyinshi bakundaga kuvugana yakundaga kumubwira amagambo menshi cyane, bakaganira mu rurimi rw'igifaransa. Mu ibaruwa ndende cyangwa se mu butumwa burebure umugore we yamugeneye, yagarutse kuri byinshi bitandukanye mu bihe byiza banyuranyemo, abana babyaranye bagera kuri 2 barimo uw'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa. Agaruka by'umwihariko ku bihe byiza ndetse n'amateka yabo bombi ku ruhande rwe n'umugore
mugore wagaruka ku mazina n'ibintu byinshi bari bahuriyeho bajyaga basangira byinshi bagiye baganira ndetse byinshi agaruka ku rwibutso amusigiye. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abigaruka, Mukurarinda yitabye Imana. Umugore we rero ntago aba mu Rwanda, umugore we akaba akorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Urumva ko rero yatangaje ko no mu bintu byamushenguye umutima cyane atigeze abona umwanya wo gusezera kuri Mukurarinda. Gusa aravuga ngo rero reka nkusezere muri uru rwandiko naguteguriye cyangwa se muri aya magambo ngiye kuvuga, ariko by'umwihariko rero byari akababaro gakomeye cyane n'agahinda byaramarira ku bantu benshi babanye na Mukurarinda. Mukurarinda rero mwibutse ko kandi nanone yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda guhera mu Kuboza 2021, yari yongereje Yolande Macron wagizwe umuvugizi wa guverinoma muri Nyakanga 2021. Mu bihe bitandukanye kandi yakoze mu nshingano zinyuranye zirimo kuba umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha kugeza muri 2015 ubwo yasezeraga by'igihe kitazwi mu bakozi ba leta. Yabaye kandi umuvugizi w'ubushinjacyaha mu myaka 5 ndetse icyo gihe kandi yanaburanaga imanza nyinshi zikomeye mu gihugu zirimo n'urwa Ingabire Victoire yibukirwaho kandi cyane kuba yari mu bashinjacyaha muri iyo dosiye. Mukurarinda kandi yari umwanditsi w'ibitabo ndetse akaba n'umuhanzi w'indirimbo zisusurutsa imitima ya benshi kuva bakundaga rero cyangwa se kuva kubakundaga abizihiza rero Noheli n'ubunani kugera kubibihe cyangwa se kubihebeye amakipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Igitabo kizwi cyane mu byanditswe nicyo rero yise Kimanipule kivuga rero uko urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza rwagenze nyuma yuko hari abahoraga babimubaza acyandika ashaka gushyira umucyo ku bihe byaruranze. Nk'umuhanzi ari muku kandi yaririmbye indirimbo zirimo muri Katete Gloria ndetse umuseke weya na Noheli nziza. Mu gushyigikira kandi umuziki Alemuku yashinze inzu ifasha abahanzi yise The Boss Papa yabarizwagamo abarimo Nsengiyumva François wamamaye nka Gisupusupu. Mu bihe bitandukanye kandi yagize uruhare no mu gutegura amarushanwa yo gushaka abanyempano mu muziki kugira ngo rero abafate ukuboko mu kuzagura ndetse no kuzibyaza umusaruro binyuze mu marushanwa y'ahanga higa. Ikindi kandi mu isi ya siporo Mukurarinda yahimbye indirimbo ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Batsinde n'izindi z'amakipe akomeye mu Rwanda nka Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport. Mukurarinda kandi yagiraga n'ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Tsinda Batsinde ibarizwa i Rulindo ikina mu cyiciro cya kabiri. Ngira ngo aba bana nabo ni bamwe mu bagaragaye umuhango wo kumuherekezaho baganyuma. Mukurarinda akomoka mu karere ka Rulindo ariko yavukiye Butare muri 70 kubera ko ababyeyi be bakoraga mu kigo cyita ku bafite ubumuga cya HVP Gatagara cyashinzwe na Padiri Ndagijimana Joseph Julien Adrien Flefon. Ikindi kandi cyangwa se Flefon, ikindi kandi mu 1972 umuryango w'imukiye mu mujyi wa Kigali ari naho yaje gutangira amashuri y'incuke ndetse n'abanza muri AP Rugunga. Aha yize imyaka 8 amashuri yisumbuye yize Rwamagana icungamutungo twita economic imyaka 6 muri Kamena. Ikindi kandi mu 1990 nibwo yasoje yisumbuye ndetse yari yatsinze yabonye amanota amujyana kwiga mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda yari i Butare. Cyakora ntiyahise atangira ishuri kuko aribwo intambara yo kubohora igihugu yahise itangira, habaho umwaka w'ipfabusa ari nawo rero yatangiriyemo umuziki. Ikindi kandi mu mabyiruka ye yakuriye muri korali aho ku myaka 9 yabaga mu y'abana kuri paruwasi ya Saint Michel ndetse niho yatangiriye kuririmba. Mu myaka kandi yamaze atiga nibwo yahuye na Nsengiyumva Jean Jacques wamwigishije gucuranga gitari aza no kumufasha kwinjira muri studio y'Impara yabaga i Nyamirambo gukora indirimbo ye iya mbere yanditse. Gihe kandi bashinze orchestre Galaxy Band ndetse nyuma y'amezi 4 batangira gukora ibitaramo mu bice bya Nyamirambo, Kicukiro ndetse n'ahandi. Ikindi kandi muri Nzeri 1991 Mukurarinda agiye kwiga mu Bubiligi ari nabwo yahuye n'abahanzi barimo Alone Nditunga, Christophe Matata ndetse n'abandi bamufashije mu umuziki. Yagezeyo kandi agiye kwiga ibya science politique et sociale ariko baza kuvangamo rero abandi biga science économique biza gutuma asaba guhindurirwa ibyo yari yahisemo kuko bigaga imibare kandi we ayanga hitamo amategeko. Ikindi kandi yarangije kaminuza akora imenyereza mwuga i Bruxelles nyuma ajya kwihugura mu Cyongereza muri Canada ari naho yaje kuva muri 2002 asubira mu Rwanda atangira gukora nk'umushinjacyaha. Icyo gihe kandi yakoraga mu rukiko rw'ubujurire. Mu myaka 13 yamaze muri uru rwego rw'ubushinjacyaha yaje kuba kandi umuyobozi w'urwego rwa Gasabo, nyuma ajyanwa mu bushinjacyaha bukuru n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu, aza kuba kandi umuvugizi w'ubushinjacyaha ndetse aza no cyangwa se gukora mu ishami ry'imanza ndenga mu upaka. Muri 2015 umugore we yaje koherezwa kujya gukora mu Bubiligi ku cyicaro gikuru cya Heineken. Ibintu byatumye Mukurarinda n'abana bajyana nawe kuba muri icyo gihugu. Bavuye muri icyo gihugu kandi amazeyo imyaka 3 bajya kuba muri Cote d'Ivoire aho umugore we yari yabonye imirimo nk'ushinzwe iyamamaza
umuyobozi bikorwa mu ishami rya Heineken Abidjan muri Cote d'Ivoire nyuma y'imyaka 4 muri 2021 basubira mu Rwanda ubwo umugore wa Mukurarinda rero yahabwaga akazi muri Bralirwa Limited mu Rwanda nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Nta kindi twavuga rero sibyo kumwifuriza iruhuko ridashira kubirebana n'uyu mugabo, ndetse ikindi kandi rero akaba yaje kwitaba cyangwa se akaba yaritavye Imana mu minsi ishize ku itariki ya 4 nibwo amakuru yamenyekanye y'urupfu urwanya kwigendera. Muri uyu mwaka rero abarimo abantu batandukanye ibyamamara, abanyamuziki, abakinnyi b'umupira w'amaguru, abakinnyi ba filime n'abandi benshi batandukanye rero ni bamwe mu bagaragaye mu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri Ale Mukurarinda. Umuhango wabereye mu karere ka Rulindo akaba ari naho ari bushyingurwe ku birebana na nyakwigendera, uko nakubwiye ko rero muri aya masaha bamaze rero kuba bamwerekeza aho agomba gushyingurwa no guherekezwa mu cyubahiro ku birebana na Ale Mukurarinda. Nta kindi twavuga rero, Imana imuhe iruhuko ridashira.